ntago rero ubushinjacyaha bushyiraho impapuro zo gutamira umuntu umwere zishyiraho gutamira umuntu waturutse ubutabera kuko Prince Kid ntago yari ari muri gereza yakaba yari muri gereza ari kuhanwa wowe urakatiwe ariko ntabwo ugiye ngo ukore igihano ahubwo isuva ku bwa butakuragiye ibyo ngibyo ni ugutoroka kubera ko ntabwo aho yari muri vacances ufite iminsi 30 yo kujurira ariko ntabwo ufite imyaka 3 yo kuba uri hanze y'igihugu ko ataje ngo yitabe yijyana inzego z'ubutora ziramusakishije ziramo bashyiraho mandadari bakayerekana muri dossier nyine ubwo ninje mu rubanza naza azajya muri gereza ya Mageragere hanyuma kufite igihugu cyawe aha hantu haba nk'udafite ibyangombwa uri impunzi ya politike yakata imyaka 5 naburana neza bakamuhitatiza bari 8 nibaburana nabi kabitaniza bari 10 bivuge ngo Prince Kid ashobora kwisanga akata imyaka 10 nkubwire ko Miss Elisa nawe afite urubanza mu kwa 5 k'uyu mwaka Miss Elisa iradukunda Elisa umugore we afite urubanza mu kwa 5 k'uyu mwaka kuko nka Elisa aramutataje mu Rwanda kuburana ashobora kwisanga nawe akatiwe n'umugabo wakatiwe yego we nta ngingo yayimurengera yo kuba afite mu ruhinja afite none se kugira umwana bivuga kutaburana erega imajyajya harimo abantu bafite abana The Choice Live. Yes, nanone ndakwifuriza ibihe byiza wowe ukurikira The Choice Live wowe bana natwe umunsi ku munsi nitwa Freddy Musoni turamenyeranye kuri uyu murongo wa YouTube channel The Choice Live 2 ndagira ngo ubwire ko ushaka amafoto meza amashusho meza ndavuga ubukwe amafoto shoot umwana wawe yavutse cyangwa se nayo wavutse byose ni DD Studio ibigugiramo bikagenda neza cyane dusange mu nyubako yo Kwandamajya hano mu mujyi ndavuga Nyarugenge cyangwa se udusange kuri social media platforms zose twitwa DD Studio 1 nakiriye inshuti yanjye twari twaraburanye Monsieur DJ Pundit umeze gute meze neza Freddy na amahoro se na amahoro twari twaraburanye warabuze bampara ariko twabonye amafaranga ukabura akareka ntabwo bajya bayabona amafaranga abantu bapfa bakiyashaka hari n'umuntu upfa agasiga asize imishinga izayabyara akarebwa n'abo yasize urumva ntabwo ari amahitamo erega umuntu ntiyapfa buriya gupfa ntabwo ari amahitamo y'umuntu rero kubera ko umuntu mbayeho neza ntabwo yifuza gupfa abareba ibyasize uko ureba n'umuntu asamba ntabwo abashaka kujya ahantu ari kwerekwa abashaka kurwanaho kandi bitari gukunda rero amafaranga ngewe ntayo nabonye hari uyafite ushaka kuyanyohereza yanyoherereza nimero zanjye ziba ziri kuri Instagram zirabaruye utaza ku kandi yamara kuyaguha nabwo ugakomeza ugashaka andi kugira ngo mbeho none se ubwo wabaho gute ese umutima wo kutanyurwa ubona umva he Pundi nyurwa n'iki kunyurwa n'ibintu nyine kudashima kuba ungrateful kw'abantu ubona se nashima iki nashima iki urumva nk'umuntu ufite nk'ibirombe muri za Kongo gucuza za zahabu umuntu yanyurwa kuko afite ibyisi ikeneye ese ngeye imyidagaduro tuvuga iyo waje intambara ntiburizwamo ariko nabo iyo hari icyorezo imyidagaduro ibiri muri bya bikorwa bitari iby'ingenzi none se nyine ibaze kuvuga ngo ibi bikorwa ntabwo ari ingenzi abantu babe bari mu rugo ariko umuntu ucuruza azaba arakomeza akayitunda ucuruza ibiribwa arakomeza akabicuruza urumva hari ibintu tuba ducuruza ari nka subsidiaries cyangwa se inyongera imyidagaduro nayo ubona ari nk'inyongera nyine ntabwo kunyurwa jewe ndanyurwa ko ndi muzima shima Imana ariko ntabwo kujyanye no n'imibereho ntabwo nanyurwa nzanyurwa igihe kimwe nikigera nyine bafite ama business menshi amafaranga atandukanye atari ibintu bimwe mva n'amafaranga ariko nawe ubu ntabwo ari bimwe ndija nkabona amafaranga mfite ibintu bindi bigenerating amafaranga muri itangazamakuru nkayabona ibintu nka 5 aho ngaho n'ubundi muzima ndashima Imana kuba ndi muzima mpumeka kandi nkora imyidagaduro neza nta kibazo na kimwe mfite nta nzego ngongana nazo nta bantu ngongana nabo kandi nkaba imyidagaduro nkora iyoboye igihugu nawe ari kurumva igihe kimwe kizagera none ngira ibindi nkora biyoboye igihugu bitari imyidagaduro nyine nicyo nifuza ariko ubu ndashima ko ndi muzima kandi nkaba meze neza cyane yitwa Pundit Peacemaker ariko wambaye kabisa hari no nkweto bayita Alexander McQueen niyo marike nambara gusa ariko uzi ko kuva na kera ariyo marike wambara
kuzageza igihe nzabona iyisimbura eh kugeza igihe nzabona izisimbura nambara Alexander McQueen kugeza igihe nzabonera akahari n'abandi nabonye bari kuzambara abastar bahangaha bankopeye si hajya The Ben ntayigira na Melody na Melody arayigira hajye iyi ni OG yego Uganda nzigura Kampala ni original hano nta za hano ntabwo nari nazibona yego Alexander McQueen sha niyo marike nkunda so kuvuga ngo ntago ihenze irahenze harya ubwo iyo si nk'amadolari desa oya wijya muri ibyo bintu hariho umuntu ushobora kuba yaburaye cyangwa ashobora kuba ikibazo cy'imibereho wijya mu byo kubara amafaranga y'inkweto igihari nizo nambara kuzageza igihe nzabona izisimbura sinzi igihe zizabonekera ariko nizo nkweto mfite nyinshi nyine nta kiretse amasanda cy'amasaye ariko McQueen ni wenda n'agakweto ko ku makote ariko izi nizo nkweto nambara zonyine ngiye manivugiye ku mafaranga oya yareke guhera igize biteye ubwoba hanze abantu barashonje wangu ndagira ngo abantu bazagutegeme kugonge nta wantega ubona kugonga kubera hari ibibazo mwagiranye nyine baba bakuziza ayo mafaranga wambaye ahantu mbase ko haba inganda z'amabuye y'agaciro umuntu wari usanzwe nta kibazo gihari ni uko ibintu byo kuvuga ngo igura ngaho icyo gihe naziguze cya gihe turi Kampala naguzeyo nyinshi na nyuma ntumizi zindi urumva iki idolari ryavunjaga ntago nzi uko rivunja kandi amafaranga yacu yagiye atagaciro ku isoko rya hariya byagiye bihinduka ntago namenya ariko nongera kubaza ndaza kureba ariko hari n'abandi baje hano bahita bazitumiza bazikunze barimo abashoramari batandukanye ariko ikintu nabonye cyo nuko ndimo ndacekinga nasanze nta nkweto yabo ibiri munsi y'amadolari 200 zirahenda ariko nanone ni nziza ntago ushobora kubura ahantu hari abantu 10 ubona abantu 3 bayambaye byaragoye ubu yambaye wenyine ariko hari marike wambara ugasanga mwese murayambaye muze nk'abanyeshuri harya abanyeshuri wari impuzankano iniforume abanyeshuri none hari ibintu bihurirwa herega burya nzajya nyambara rimwe ariko ibiyare nta kintu bintwaye aho ujya ngo ujyana wajya kugiye mu ishuri urajyana ngo usanga abantu bambaye kimwe kandi batavuganye kiba ari hereri y'imyambarire umuntu yahisemo buriya yitwa Punditi harya buri Punditi urisobanura nk'umupunditi w'imyidagaduro cyangwa ni akazina just wumvishe kumva ragakunze ukakiyita umupunditi w'imyidagaduro punditi bivuga an expert in particular subject cyangwa particular field cyangwa particular area umuhanga mu kintu runaka nicyo punditi nicyo bisobanura haba punditi ba football umuntu ushobora gupredicting akakubwira ngo Liverpool ntabwo izagera muri kimwe cya kane cya UEFA Champions League akakwereka impamvu akakubwira ngo hazagera amakipe bigakunda akakubwira ngo ikipe izatwara UEFA cyangwa izatwara Premier League kubera impamvu 10 bigakunda akaba yabwira umutoza ati nukoresha abakinnyi abanaba uraza gutsinda ikipe nutabakoresha uratsindwa bigakunda muri football muri showbiz nabizanye ari concept nshyashya ariko ndicara nkabwira umuntu nkababwira igitaramo nkabwira ati muzanye iki gitaramo kizahomba ntabwo kizagira abantu bikaba nyine kuko mba mfite impamvu zirenga 10 nakweretse ariko nkakora ikindi cyangwa ati igitaramo kizakona bite n'ama concept impamvu uri kiri kwamazwa line up nkakwereka indirimbo nkabati indirimbo ni nziza za succeeding ya album ni nziza indi nubufu ni umuntu uba ufite umenye bwihariye ku kintu runaka understanding itandukanye n'indi sanzwe iri roko nicyo umupunti isona ntago narikunze kuko mba narikunze ntiruta ubwiza Peacemaker nakwa promoting Peacemaker ntirya ruta Steven amazina yanjye cyangwa Etienne nicyo gisobanura ariko nashatse kuzana kugira ngo hagire impinduka zo muri society kuko ishaka ko wowe hagira impinduka abaho wiheraho if you want the change you change yourself be the change je urumva nagomba kubanza nka making a shock imyidagaduro itandukana niyo ku muhanda ikaba imyidagaduro y'amategeko imyidagaduro irimo fact tarimo ibintu bya munyangire cyangwa guheza ingona aho iri neutral cyangwa kuburi hagati ibyo ntago wabikora utari umupunditi nibyo nashatse kuzana kandi byarakunze n'abandi barimo bagenda babifatira ibimenyetso n'amatemba nagenzana ibintu bidafite imibare bidafite ibimenyetso that's no sense punditi nicyo ngicyo bisobanura nyine n'umuntu we ukwereka ibintu by fact
hanyuma ukabyumva ntabwo ari itegeko ariko udakoresha amarangamutima cyangwa udakoresha guheza inguni nta mpamvu kuko showbiz nayijemo ngiye irimo abantu baheza inguni bagafata umuhanzi umwe akamonetarariza undi akamuapurifitinga akamugira ikigirwamana nta fact kuba gusa umuntu amaze igihe ukumva ko ngo he's the legend undi kubera ko hari ibyo mwapfa bitogahita umwanga ngiye rero ngaragaza ikintu cyitwa fact ku mpande zose ariyo mpamvu ubona Pundit yabaye ahubwo nk'icyo gihe mu gihe cya Team B na Team B wabaga uri he nabaga ndi Pundit agomba kuba niba habaye igikorwa akacyanaliza akoresheje fact n'uburyo bwagutse burenze ubuhari hanyuma mu gihe habaye ikindi gikorwa nabyo akacyanaliza mu buryo bwa fact n'ubwo buryo bwa Pundit ariko ubundi ugiye kuvuga ngo urajya kuri iyi team cyangwa ugiye kuri iyi team ntabwo uri umupundit ubaye umunyamakuru uri bias cyangwa uganzwe n'amarangamutima kandi amategeko agenga itangazamakuru umunyamakuru w'umunyamwuga agomba kuba atabogama nta ruhande ariko muri showbiz mushobora kuba muzi ko muba mu isi yanyu itandukanye n'itangazamakuru risanzwe showbiz nayo ni itangazamakuru nk'indi ryose ntabwo ushobora kujya gukora inkuru muri politike uvuge ngo ngenda ajya nkora inkuru ku mumeyo umwe ku muperezida umwe muvuge neza undi mupyinagaze oya kora inkuru ziri balanced rero no muri showbiz ntabwo nigeze ngira ngo wenda ibyo ndiyamatimu kubera ko iyo nza kubijyamo n'ubu mba nkibibamo kandi byari kugaragara ariko narabyirinze kandi nzarinda mpfa ntabyo ngiyemo ibyo ngibyo kuko naba ntatijyango cya Pundit nyine nk'iyo umufana yakubazaga ati tubwire hagati ya The Ben na Bruce Melody n'Urenze nk'umupundit wamusubizaga ngo iki ntabwo umuntu yambaza ibyo bintu bari ibindi byo kuvuga ndetse ku kibambazo babiri ko dufite abahanzi barenga igihumbi kandi ndavuga igihe cya Team B ndavuga cya igihe cya Team B iyo babikubazaga ko byari bigezweho cyane ntabwo nahuye n'ibyo bintu kuko ngiye wenda umunyamahirwe kubera mvuga by fact niba umuntu afite statistics zigaragara urumva tugiye ku album aheruka iyi album yitwa Colorful Generation kuri Audio Mark mu Rwanda kuva yasuka kugeza ubu ni iri imbere The Ben iri ku mwanya wa 5 Plenty Love machati za Tanzania The Ben Baby yigeze kuza imbere kuri za Shazam n'amachati na Boom Play hariya Melody Burundi yigeze kujya ku mwanya wa 4 nkoresha je statistic mu kumvwa cyane ubu Melody ni uri imbere mu 183 Claude Makuraza gusanga afite total praise miliyoni 8 n'ibihumbi 500 birenga uraza kura kuri Spotify imibare niyo myiza ariko ntago nigeze njya muri izo deal zo kugeranya abantu babiri kubera ko muziki w'u Rwanda ufite abahanzi barenga igihumbi b'abahanga dufite ba Riderman dufite ba King James dufite ba Meddy ntago njya muri iyo ntambara uvuga ngo uyu n'uyu ngo ninde urenze arenze mu bikisi ko buri muntu afite ibyarenzemo Melody afite ibyarenzemo ku mibare The Ben afite ibyarenzemo ku mibare buri muntu wese ku isi aba afite ibyarenzemo ariko kubera ko byabaga bishaka gukurura intambara ya showbiz je nagerageje kubijyamo hagati iyo ntajyamo hagati byari kurangira nabi cyane yutitambeze umugwa byarangiye no bitambitse harabona agiye mbihosha henshi byagiye byanga burundu byaradogereye nkagenda acting as a professional abatari babashuti bawe babiri ariko bari babishwaniye abahe ibyo bintu by'intambara hari bitangazamakuru byagiye bibigenderamo bikangombwa ko ngenda nkajya gukora kugira ngo uwo mwuka urangire abantu bakomeze gutanga showbiz idashingiye ku marangamutima ariko ntago ibyo bintu by'amatimu byagakwiriye kubera ko umuziki w'u Rwanda urimo abahanzi benshi b'abahanga urumva ko mutavuga se ba Kivumbi ko mutavuga ba Ishkevin kandi bafite imibare myinshi nta Kivumbi arakora igitaramo muri Kigali Nivasa abantu bakuzura dufite abahanzi bamaze imyaka 10 n'abatabitinyuka kuki se twahora tuvuga inkuru z'abantu babiri gusa kandi ikibuga kirimo abahanzi benshi kirimo aba DJs benshi kirimo aba celebrities benshi kirimo abakina filime benshi rega bira no kuryamira abandi bantu je nagiye ahubwo mbaho mu rugamba rwo kubirwanya biriya bintu wagiye ubaho mu rugamba rwo kubirwanya yitwa Pundit ni umunyamakuru wa Isibo Radio na Ukweli Times right ubwo kuri Ukweli abantu bajye basoma inkuru zawe hanyuma bakurikirana ikiganiro Isibo Radar harya ni saa 11 kugeza saa buri munsi usibye kwa gatandatu ku cyumweru ni saa 2 kugeza saa 5 tuba turi live kuri YouTube n'undi ya Isibo TV and Radio Official no ku nkoranyambaga nicyo kiganiro kimariye kinini cyane mu Rwanda kimyidagadura amasaha 3 kitarimo abatumirwa kitarimo imiziki ari ugusesengura gusa nabonye ariko abatumirwa mwatangiye kujya mwazana n'uburyo urumva umwaka urashize dukora Isibo Radar
iyo ugenda ukora wumva ibyifuzo by'abo ukorera dukorera abaturage ntabwo twikorera kuko twe twikorera hari ibindi twakora bivuze ngo uyu ukorera umuntu wate ariko mwazajya muzana nawe bakatuganira niba turi kuvuga ku ngingo yuko aba DJ bavanga imiziki bizajya byinjiriza abahanzi batari aho hantu hazaza amasystem n'amapplication ashyirwa ahantu hose hakinirwa imiziki ni ngombwa kuza n'umuntu uyobora aba DJs mu Rwanda akaza kabisobanura nuko bizagenda ntago ari uko ntabisobanura ariko yabyiza kugenza n'abantu ba nyirabyo bakabyivugira gusa bitari kuvuga ngo ikiganiro mutumirwa atabonetse ntikiba cyangwa ngo kiraba kidafitemo icyanga nibyo biryo twabanje kwerekana ko bishoboka cyane ko wakora show busy nta mutumirwa ufite kandi bigakunda kandi byarakunze twagira ngo twerekane ko bishoboka cyane byarashobotse nanone tugeze muri phase yindi kuko umwaka turagiza ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu ngo dusoje umwaka wa mbere Sibura Dare birashoboka cyane rero ko twajya dushyiramo abatumirwa kuko ikindi radio ntago ifite ikiganiro cy'abatumirwa kandi radio ni ikorera abaturage ikorera abastar kandi twe nicyo kiganiro kiridinze mu myidagaduro mu Rwanda bivuze ngo ni ngombwa ko tongera muri izo concert kugira ngo no muntu ufite indirimbo umuntu ufite projet umuntu ufite filime umuntu ufite igikorwa yisange kuri ya radio kuko nta kindi kiganiro cyari cyari urabisiko byagenze baragiye nta kindi cyari kandi radio y'imyidagaduro yakagize umwanya urubuga rw'ibyamamare nibyo nta kundi kuvuga ngo ni ariko twagomba kwerekana ko twebwe twavuga imyidagaduro umwaka ugashira tudafite umuntu uri aho ngaho abantu bamwe bari bafite ubwoba ko tiyo yanyu itazakunda bitewe nuko wari waravuye ku gihe bati bitagenze neza Emi Ikinege abaje kwisibo bati punditi na Emi Ikinege bibira bizakunda ko bakorana byabasabye ko banza mukiyunga mu buzima busanzwe cyangwa mwabaye abanyamwuga mu kazi bitagende ibiki ko gihe navuye nsezeye hariya ku gihe ngo email ndayifite ahangaha nsabwa niba twagira imikoranire yindi uriya mugabo muri Amerika yitamo amafaranga uwo uranyiri ukwera times meza atanafite n'ikibazo nta nantu nsabwa kuzinduka njya gukora mu cyuma nta n'umuntu nsabwa guha kugira ngo ndakora ibi ngo inkuru siyo nahavuye nsezeye ariko nyine gusezera ngo nuko harimo urumva Emi Ikinege yari umuyobozi wawe right yari umuyobozi wa department waberezwagamo buriya haba hari ibintu byinshi hari mutamenya ariko giye muri kontra yanjye hari handitsemo ko shinzwe kureba ibitagenda n'ibigenda neza mu myidagaduro yahari kubishyira ku murongo muri kontra yanjye niko byanditse ubwo niwe wari umuyobozi wa department hari ukuyobora departement no kubundi muntu aje kugira ngo agire ibyo ahindura aho hantu ni ibintu bitandukanye cyane game change hari handitsemo kuko urumva nakitingaga ku bintu by'amasocial media nkatanga input nkakitinga mu kwandika inkuru mu biganiro by'ama interviews noneho n'ikintu cyitwa kureba nimba nta mwuka mubi uri kuri cya gisata na byamamara ari naho kuko nagiye muri ya ntambara y'amatimu birakosoka kuko byari ibintu bibi cyane rero jewe igihe cyarageze ndasezera kubera ko ubu ahantu ngewe ngeze mu mikorere yanjye ntago numva ko byanyorera gukora imyidagaduro imeze nk'imyidagaduro yo muri office ubu ko mbyemera nahise igeze nizera nimba hari agakuru mbonye ngakocorera hondi breaking nkora kuva nakora imyidagaduro ntago byansabaga ko mba ndi muri office cyangwa byansabaga ko hari umuntu reportingaho rero giye naseze nta kibazo cyabaye cyo ngo kuko iyo kiba cyarabayeho nari kubigaragaza yewe twari kujya no mategeko ubu unese ko nari mfite kontarisinya kandi mfite umunyamategeko nta bibazo byabayeho niyo mpamvu wumva ngo wenda ngo kukise muri Adari mwakoranye ntago gukorana n'umuntu bisaba yuko mwumvikana cyangwa hari ibyo mwagiranye mwakemuye iyo tuza kuba hari nk'ibibazo dufitanye ntago muri Adari twari gukorana kuko nari mfite uburenganzira bw'uko haza undi ubushatse kuvuga se ko waba uri mu bantu bamuri komandinze kandi ari njye barakira kiganiro nese ntabuze twazanye tugerageza sinjye wabazanaga yego ikigo cyo ubwacyo kireba umuntu kikarana ibyo gikeneye ariko nanjye muyobozi w'ikiganiro nkareba nanone ibyo dukeneye naho nta kibazo na kimwe nigeze njyana n'umuntu n'umwe ku gihe nigiye cyari ikibazo kigiye nari nkeneye ko nakora mu bintu mu bwisanzure bwanjye kandi nkakora ibintu uko mbishaka nagwa nk'urugero inkuru mbrekinga njyewe buriya nta muntu njyewe n'umwe sabwa ko
ngisha inama kujyanye breaking Mm. rero breaking inkuru mfite fact kuko nta ari wumva urwego rwampamagaje na rumwe kuva wabaho Oya. arabona nkora inkuru nkayisibase Oya. none se sinkora inkuru mukamara icyumweru muziryongoreraho ikinyamakuru gifite abantu benshi n'imirongo y'imikorere n'imirongo y'imikorere myinshi cyane bisaba ko nimba nzanye inkuru n'urugero ya Prince Kid wafatiwe muri Amerika bikaza guca mu bantu nka 5-6 iyo shene kuri njyewe ibiri kubangamira ikintu cyitwa akazi kanjye ka showbiz kuko ikinyamakuru gukomera ntago bigikomezwa nuko wakora inkuru hashize iminsi 3 yarakozwe gikomezwa n'ama breaking n'ama feature stories n'ubusesenguzi noneho n'uburyo cy'accessinga byamamara urumva rero kandi ikinyamakuru nakoraga ni ikinyamakuru kinini cyane kinini yego ikinyamakuru kinini ntago rero gikora mu murongo nko wowe ushobora kuba ushaka kiba gifite umurongo cyasetinze ibyo bintu bidahurura urazibukira kuko nimba nkubise inkuru y'umuntu uri kwivuza muri rehab ntago nsaba ko umbwira ngo ibi bintu bireke ibyo simbikene yego ndayikora igihugu cyose ubuzima buhagarare aziro ngazi nyine mfite fact yego nimba mbonye inkuru y'umuntu wafunzwe sinyeneye yuko ngo ribiza kubyemeza kuko sindi umukozi wa RIB kuko itangazamakuru nize ntago inkuru inkuru kuko urwego rwayemeje ariko ibinyamakuru binini bya leta bitegereza urwego rwa leta kurwemeza iyo nkuru niyo mategeko aba koko se nibyo njyewe rero nk'umuntu nuvuga ngo Fred nimba nzi ko umunyamakuru w'imihanda wumvaga bitakunda ntago bibaho show busy ukuntu ikorwa ntago ica muri izo nzira niyo mpamvu usanga ibinyamakuru bimwe bisura inyuma ku kintu cyitwa show busy ibindi bikanazima burundu kubera ko birashaka gukora show busy yo kuri desktop ntabwo ibaho ntago iyo show busy ishobora kubaho nyine n'ahantu hose nagiye nyura no hari muri radar muri impamvu nta kiganiro abantu bose baba bageze gutya nuwango nimba nzi neza ko iyi nkuru nyizi ku kigero c'100% ko sinshobora gukora inkuru ya rumana niyo mpamvu narahamagarwa narwe burango rwamamagara kandi nta kibazo na kimwe mfite cyo kuvuga ngo ibi inkuru nuko bimeze kuko hari amategeko agenga inkuru nimba umuvugizi ari bashaka kubwira ngo ibi natwe twabonye mu itangazamakuru naciye mu zindi nkuru za politike twakoraga inkuru umuyobozi akatubwira ngo reka nze nkurikirane noneho ndahita nkubwira ibyo nibyo nazanye muri show busy aho inkuru uyirekura urwego rukajya gushaka amakuru uvanye iwawe noneho ugatangaza ibinyamakuru bishaka gutangaza rero statement z'izo nzego ntabwo twahuza nyine uba wakirerewe cyane niba urabonye inkuru ya Prince Kid nayibomoreye ibyo binyamakuru byayikoze hashize igihe kingana giti itakiri inkuru bira nta nyine niyo show busy nkora niyo nazanye nk'umupunditi kumupunditi ajyamo inside yego uti inkuru ya Prince Kid tunayihereho nabonye uri mu bantu nta kibazo na kimwe nigeze ngira n'ahantu nakoze nge nta naho kuko ahantu nakoze hose n'abantu twabibwaga dukorana turaba tugikiringa kandi mba nasi kuko aho nagiye nkora nagiye nsubirayo kandi tuba tugihura mu buryo bundi ariko igihe cyari kigeze ngo ndeke gukora nyine show busy yo ku mashini nanone nabonye n'undi mukiri kuma amafaranga uko leta yemuze nta kibazo mfite urabona ko ku mihanda yarabasajije ndayihetse waranabyibushye kabisa oya ntago ari ibyo ngibyo ntabwo bihuriye iyo ni siporo n'amata menshi n'amafaranga nazakora siporo udafite amafaranga siporo urayikora ukarya kurya si ibijumba ntago bihenda imyumbati ntihenda ntago ari byo abantu barya bavuye muri siporo ntago njyaye nka recuperation ndiye nka recuperation ibyo watakaje byagaruka kumera neza nuko ubwawe uzi uko ugomba kwisetinga mu mibereho uti nta muntu n'umwe twari dufitanye ikibazo ntawe pe ibyo abantu benshi bashobora kuba babyoza ariko ntacyo kuko tugifitanye nakora ibindi bintu simpure n'umuntu tugifitanye none se ko nta kibazo bimfite nta muntu usabwa ibisobanuro kugira ngo ari show busy Pundi uri umwe mu bantu nabonye bakoze iriya nkuru kare ya Prince Kid yo kuba yafatiwe muri Amerika yarafashwe ku itariki 3 right yego 3 z'ukwa gatatu 2025 Prince Kid inkuru ye iba kimoma ariko abantu muri rusange abanyarwanda ntibabyumva ndakubwira ko n'inzego zabibonye nk'umunsi wo kubeshya umunsi wo kubeshya zirane zo bita inkuru cyane icyo bita show busy
inzego zayibonye nk'umunsi reba iyo chat reka nyuma yese urebe nyuma ukuntu ahise ambwira uretse ayishuwa ko ari Prince Kid bayishimwe Dieudonné ni benshi hari undi uturutse utabera ku cyaha cya rap se ngewe ukuboko k'ubutabera kabisa uru ni urwego nduvuge oya ntabwo ari ngombwa ntabwo byemewe amategeko bino ni personal chat ntabwo ibiganiro abantu bakoreye kuri gusa urwo n'urwego rw'igihugu ni umwe mu nzego z'igihugu dufite ngaho ibaze nkorera ahantu usabwa ko aba bemera ko ibintu ari byo cyangwa atari byo ntabwo naba ndi punditi ega niba impanuka ibaye ukandika ko impanuka yabaye ntabwo bisaba ko umuntu uri muri ofisi kukakira kubwira ko impanuka yabaye kuko wari nyine araza areba abatabarutse ariko inkuru burya biba byarangiye niba yabaye inkuru ntabwo igirwa na final conclusion hari icyo bita news bulletin hari icyo bita breaking hari icyitwa feature stories hari icyitwa opinion ibyo ni bwoko bwose bw'inkuru rero niba Freddy ubonye umuntu bamutambikanye yagiye mu modoka agiye gufungwa urandika ko bamutaye muri yombi gutabwa muri igihe umuntu hari atari kwigenzura cyari mu nzego zifite ububasha ntago bisaba ko babanza kumugeza hagiye kandi gutabwa muri yombi ntago bigira igihe bashobora kumujyana ajya agataha ariko aba yataye muri yombi ku masaha ngahe yego pundi najya ngo dukomoze ku nkuru ya Prince Kid Prince Kid kuki abantu batabyumva ko Kid yafashwe kuki bababajwe no ko yafashwe Kid abantu abanyarwanda nka 90% bamumenye baramukunda ko ibyo yakoze niwe munyarwanda ubukano kanyo myidagaduro Prince Kid na Mushyoma Joseph na Muyoboke Alex na ura wa Mashariki na wenda n'ababosi b'inyamakuru nk'uw'inyarwanda uwisibo bagaye bari mu bantu nk'ijana ujye ubona inkuru za The Guardian cyangwa ibinyamakuru byandika ngo most influential yego of all time bari mu bantu nk'ijana bakoze ibintu by'indashyirwa myidagaduro y'u Rwanda kuva u Rwanda rwakongera kubaho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 uwo muntu wakoze ibintu by'indashyikirwa kuba yagira akantu k'icyasha hari umwana iwabo bari abakene atwara Miss Rwanda igipanga arakivugurura araryohahirwa atembera mu ndege uwo mwana n'ababyeyi be ntibashaka kumva ko Prince Kid ari ikintu kibi yakoze kuko babayeho neza kubera izina Prince Kid na mind ye hari umwana iwabo barwazaga bwake bigaga nabi barwaraga imvunja yitemisirwa n'ubuzima burahinduka uwo ntago ashaka kumva ngo Prince Kid yafunzwe cyangwa ntakeneye kubyumva kuko hari umuntu ukunda undi ku buryo niyo bavuga ngo none harapfuye nanjye noneho reka mfe batujyane mwimva imwe abo barahari ku isi yego uwo muntu ntago akeneye kumva uvuga ibintu bikuru uwo muntu akunda ibyo ni ibintu bihari debate za football barabizi bya Messi na Cristiano ibya Badebe na ba Bruce nyine iyo ukunda umuntu umukunda ari umwanga ubumwanga rero abo bantu impamvu badashaka kubyumva harimo wamagaye isaha yose arambwira ngo umunsi wanjye ubwo nyine birarangiye upfuye ubusa akazahita areka kukajyamo ni umubyeyi w'umuhanzi umwe hano ugezweho cyane ari inshuti na Kid arambwira ati pundi ngira n'ibibazo cyane nkora inkuru ubona zimbi ariko urumva inkuru ni inkuru nyine urabizi ubundi hari umbwira ati iriya nkuru iyo utayikora wakaba yireka ariko urumva ntago azi nyine inkuru ko zikorwa ko n'umubyeyi washobora gupfuka yikora n'umubyeyi wawe kuko umunyamakuru agomba kuba nk'umusirikare burya ntago abantu bizeraga rero cyangwa bumvaga gufatwa bishoboka kuko benshi barambwiraga no fake news nuko bumvaga ko atakabaye afatwa kuko uriya mwana w'umunyarwanda baramushaka iki buriya ko niba akoze ibyaha ku buryo hakabaye yazanwa hari abakoze ibyaha by'indengakamere hari abakoze jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 bakidegimbye kuki koko kubutabera kutabashyiraho imbaraga ariko si uko ko Prince Kid yakoreye iki gihugu abo bantu bose nta marangamutima kuko ni abanyarwanda nyine nuko babyumvaga niyo babonye batabyemeye ariko ikintu cyitwa ubutabera ntago kigira isaha yacyo ushaka kuba uba mu gihugu warakoze jenoside washyira impapuro zo guta muri yombi ukazafatwa habura imyaka 2 ngo upfe ukaba ari gufatwa ukazanwa uw'imyaka 5 wa rape akaza hashize imyaka 3 aturutse ubutabera niko ubutabera bugenda hari uwaje ejo bundi muri Amerika baramufashe kubera rape yaho basanga yakoreje jenoside none sinashe imyaka 31
urumva abo bantu nuko wabumva kubera ko bifuriza ko Prince Kid yaba abayeho neza n'umugore we n'urubyaro rwe bakamera neza kuko ibyo yakoze atari ubutabera yakagororewe ubundi guhabwa ubugingo bw'iteka bivuga ngo bibaye atari ubutabera Prince Kid bakaba bamuhemba. Prince Kid yakabaye intwari. Ese umuntu wafashe irushanwa akarivana mu manzaganya akarigira irushanwa isi yose ireba yindura ubuzima abana b'abakobwa benshi ubushomeri buri hejuru cyane ubw'abakobwa akazi kakaboneka ibyishimo bikaboneka amafaranga akaboneka uwo muntu uvuye ku munzani w'ubutabera ukajya mu buzima bwa rusange kuko tukareba amakosa yakoze tukareba n'ibyiza ugabalance wavuga ati ahubwo yakwiriye kurindwa at any cost ariko kubera ko ubutabera bureba igikombe cyuzuye amata hakagwamo urushishi amata akabanywa abapfuye niko ubutabera bukora ntabwo burangwa ngo wabaye umunyamakuru wa danje ngo uri professional ntabwo ibyo bireba akantu gato gusa ka simple geste bugahita bukora niko ubutabera nyine bugenda. Harya bari baribarutse iki? Ntago nigeze nshaka kwinjira mu bintu byo kubyara kwabo ariko baribarutse baribarutse bameze neza cyane. Bati Prince Kid agiye kuzanwa mu Rwanda ejo bundi muri Sunday Choice twe twakiriye Mbonyimpaye Elias Metre wanaburanye Titi aratubwira ati Prince Kid nta kindi cyaha azashyirwaho yego atazakirwa afungwe bisanzwe kuko ntago yatorotse ubutabera. Urumva nese kuseka ati ntago yatorotse ubutabera ni umuntu wakatiwe ntiyaboneka ngo afungwe ariko ntago yigeze afatwa ngo abutoroke. Elias inshuti yanjye se Metre Mbonyimpaye bari mu gisibo bari mu gisibo ntago ubizi bimaze kujya mu gisibo bivuze iki urumva none se ninde wamubazaga se ninjye na baba kubera iki igihugu kubera iki ubushinjacyaha bwa Repubulika y'u Rwanda bufatanyije na kuki bwashyizeho impapuro zo kumuta muri yombi? Impamvu nuko atari yabonetse ngo akora igihano cye ariko byari nko kumubwira ngo vayo ugiye guhanwa cyane ko we ntago yemera ko yashakishwaga n'ubutabera. Ninde utabyemera nka opinion cyangwa nk'amategeko? Amategeko avuga ko icyo yadusobanuriye yatubwiye ko Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonné yakatiwe imyaka 5 y'igifungo ntiyaboneka ngo ayikore kandi n'ikimenyimenyi ikikwereka ko atatorotse ubutabera yanasohotse igihugu mu buryo bwemewe n'amategeko. Reka tujye mu mategeko uko ateganya ariko wibwe kuri ari umunyamategeko none se ni umunyamategeko ariko urumva yavuze ko ngo katwisobye twabifashe nabi reka nkorohereze iyo bagira n'amategeko abagenga iyo dosiye utayikurikiye ntabwo wemerewe kuyisesengura sinzi nimba ibyo yarabibabwiye byo ntabwo yabitubwiye byo buriya akenshi basesengura amadosiye yabo akenshi cyetse imaje ibintu bya rusange cyangwa akaba ari umuntu w'impuguke mu bijyanye n'amategeko y'ibintu runaka ariko ubundi bafite amategeko abagenga dosiye itari yawe uri kuburana ntabwo wemerewe kuyikurikirana. Hanyuma uravuze uti ntabwo buriya yashakirwaga n'ubutabera yashakirwaga n'ubutabera ariko ntabwo yari yatorotse ubutabera bwamushakishizaga iki ngazafungwe ubwo uri mu mwanya we ngazafungwe. Hanyuma se igihe yakatirwaga iyo umaze gukatirwa itegeko risobanura iki? Iyo umaze gukatirwa yarakata imyaka 5 bisobanurwa kujyanwa mu igororero. None ntago hari kujyanwa mu igororero afatwa nk'iki? Impamvu batahise bamutwara nuko yari ari mu minsi 30 yo kwidegembya kuva katiwe yari afite iminsi 30 yo kwidegembya yo kujurira yo gutangiza ngo urubanza ngo kongera kuburanisha ngo kuva mu mizi. Sinzi ukuntu yadusobanuriye neza ariko birimo amategeko menshi atubwira ko urumva Kid buriya kiragihe akimara gukatirwa yari yemeye kujurira nanone yarabyanze ntiyabikora. Rero bivuga ngo iyo minsi 30 yari kurangira akaba ari bwo ariko ntago yamenye ko ubushinjacyaha bwawe bwaratanze impapuro zo kumuta muri yombi ntago wenda yabimenye yarabizi yego ntago rero ubushinjacyaha bushyiraho impapuro zo guta muri yombi umuntu umwere zishyiraho guta muri umuntu watorotse ubutabera kuko Prince Kid ntago yari ari muri gereza yakaba yari muri gereza ari kuhanwa. Noneho turebe
mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ryasohotse mu 2018 hateganya ko gutoroka gereza cyangwa kasho ku mfungwa cyangwa umugorwa ari icyaha. Bivuze ngo baragukatiye hanyuma ugiye muri gereza, kuko ntabwo bamaye imyaka 5 isubitse, bamaye imyaka 5 yo kujya kumara muri nk'igihano cyo muri gereza nyine. Ako kanya bakatiye ntuhari, ariko ntunaje ngo ukore cya gihano. Ubwo uri iki? Buri imfungwa ariko n'ubundi kuko ntago waje ngo witaba ujye gufungwa kandi wakatiwe byarangiye, bivuze ngo uri imfungwa. Hanyuma igihugu kigiye muri procedure zo gushyiraho impapuro zo kuguta muri yombi, hagakorera na Interpol na nibyo bita bilateral relations, ni amasezerano ashyirwaho hagati y'ibihugu bifite ni sovereign state cyangwa se ibihugu bifite ubudahangarwa cyangwa ukishyura ukizana, bikorwamo ama Interpol ya international police, iriya polisi mpuzamahanga ishinzwe kugenza no gukurikirana abanyabyaha bambutse ibihugu bindi nyine. No igihugu cy'u Rwanda na Amerika bafatanye bilateral relations yo kuba baherekanye imfungwa mu gihe hagize ufatwa mu gihugu kindi. Ayo masezerano arahari. Wowe urakatiwe ariko ntabwo ugiye ngo ukore igihano, ahubwo uhisuva ku bwa butakuragiye. Ibyo ngibyo ni ugutoroka, kubera ko ntabwo aho yari muri vacances, ari mu myaka yarakatiwe, kandi iyo ukatiwe ufite iminsi 30 yo kujurira, ariko ntabwo ufite imyaka 3 yo kuba uri hanze y'igihugu, kubera ko niba umaze gukatirwa itegeko nuko yakatiwe yarari ariko yaragizwe umwere mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, yarajuri mu rukiko rukuru. Yaza kuba ari muri gereza agakatirwa yari gukomezamo, hanyuma ntiyari muri gereza, yari hanze. Yaza ko ari muri gereza ariko yaturutse gereza, ntabwo twari kuvuga yuko yaturutse ubutabera, twari kuvuga ko yaturutse noneho gereza. Yari kuba ari kuko gutandukanya umugororwa imfungwa n'umugororwa, ubwo nabyo turabitandukanya kugira ngo abantu bagire ibyo bagenda. Imfungwa ni ya yindi iri muri gereza. Imfungwa ni umuntu wese uri mu maboko y'inzego zifitiye ububasha, yaba ari muri kasho cyangwa atarayigeramo kubera icyemezo cy'ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha, cyangwa umuntu wese uri muri gereza kubera icyemezo cyafashwe n'urukiko kandi utaraburana ngo akatirwe. Noneho umugororwa we ni umuntu wakatiwe n'urukiko rurimo kurangiza igihano cy'igifungo. Bivuze ngo hano kuri side ya Prince Kid ubwo ni iki? Yari umugororwa. Ni umugororwa ariko utaritaba ahagororerwa, watorotse. Ubwo niho tugiye noneho bigenda bite? Ariko urumva ko bisobanutse cyane. Yego, aho ndimo ndabyumva. Nta kuko bino bintu ntago ari ibintu bivunanye kubyumva, si ngombwa ko wamaze imyaka 8 wiga amategeko cyangwa waburanye imanza 1000. Mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ryasohotse mu 2018 hateganya ko gutoroka gereza cyangwa kasho ku mfungwa cyangwa umugorwa ari icyaha. Ni ukuvuga ko yafashwe ahanirwa n'iki cyaha kabone niyo yaba yarakatiwe cyangwa atarakatirwa. Yari yarakatiwe imyaka 5 ku byaha bibiri. Iyo atorotse abihamijwe n'urukiko, buriya nubwo ubona twanditse ngo yari yaratorotse ubutabera kandi ubushinjacyaha bwashyize impapuro zo kumuta muri yombi, naza azajya muri gereza ya Mageragere, hanyuma ubushinjacyaha processing dossier y'iki cyaha cyo gutoroka, cyitwa gutoroka, cyari cyarashyiriweho ziriya mpapuro. Nibasanga ari cyo kuko cyo gutoroka azaburana ashyira abanyamategeko, n'ubundi abanyamategeko bamuraniye babe baritaye babe bashaka ibimenyetso by'ukuburana urubanza rwo kuba yaratorotse. Bagerageza kurwana no kumvikanisha ko atatorotse. Abanyamategeko be ubushinjacyaha buzaba bwerekana ko yatorotse. Bazabyerekana gute? Igihe yakatirwaga ntabwo yitabye ngo ajye kurangiza igihano, wowe ubwawe urijyana. Iyo utijyanye RSS iraza kugufatika kujyana. Barashakashaka bagasanga muri face utuyemo ntuhari, bakareba mu gihugu bagasanga ntuhari, nibwo batangira guprocessinga gushyiraho impapuro zo kuguta muri yombi. Izo mpapuro zizakoreshwa nk'ikimenyetso. Noneho bazareba aho wari uri wagiye gute, afite uko yagiye, ariko wibuke ko yahabaga adafite ibyangombwa. Hanyuma ko ufite igihugu cyawe, aha hantu haba nk'udafite ibyangombwa, uri impunzi ya politike. Oya, hano wahabaga kubera iki? Noneho wago udafite ibyangombwa byo kuhatura, Amerika irakwifatiye kuko yafatiwe muri Amerika n'abantu benshi badafite ibyangombwa byo gutura muri Amerika, rya tegeko Trump yasinye. Basanga ahubwo noneho yaraturutse ubutabera.
niyo mpamvu ubona ari muri kasho ya ICE baracyaduprocesinga dosiye kugira ngo bazamutransfer cyangwa se bazamwohereza hano na dosiye zose zuzuye hatazabaho ko ubushinjacyaha buzajya gushaka izindi dosiye kuba ahantu udafite ibyangombwa urabyumva ubwabyo kandi hano wari utuye wari umunyarwanda udafite ikibazo na kimwe aha banarebe wagiye gute nibasanga nabwo yaragiye mu buryo butemewe ni ibindi ariko hano hazabaho kuburana kuko urumva ubushinjacyaha bwo buraburana buzaba buburana icyaha cyitwa gutoroka ubutabera nawe ashyireho abanyamategeko b'abahanga bagomba kumudefanda berekana ko ataturutse ubutabera ko yagiye ari mu gihe cyo kwidegembya ariko bazabaza nyine ko urukiko rwategetse ko akatirwa igihano cy'imyaka 5 ko ataje ngo yitabe yijyane inzego z'ubutabera ziramusakishije ziramo bashyiraho mandadari bakayerekana muri dosiye nyine ubwo ninje mu rubanza ubwo namaze kwinjira muri sale y'iburanisha iyo umunsi azaba ari imbere y'ameza ibyo ubushinjacyaha buzabuvuga ibyo abanyamategeko bazaba defanda abanyamategeko urumva kubera ko barakaza aba yariwe atakumvikanisha ko yagiye atarakatirwa umushinjacyaha kubaza hanyuma amaze gukatirwa ntimwanajuriye kuki atitabye ngo arangize igihano ngaho igira umucamanza wa Prince tuzasubiza gute nzavuga ko yari kuzaza yari bise mu butabera birakora ibyo mu butabera birakora ifu yaba inese yavuga ati yari kuza igihe wenda yagize challenge yagiye gutembera umugore barabyaye kandi nanone famille ni ingenzi nayo yanga kumuta umwana akiri muto aha ntibahabyarira kandi byarabaye byarahuriranye akabyarira hanze yego imyaka 3 irashira ari kubyara umunyamategeko ari kumumbariza ikibazo ni inshuti yanjye none ubwo igihano kivuga ko aramutse ahamijwe icyaha cyo gutoroka no kuvuga bino bintu bisaba yuko ubufite amakuru bitandukanye no kuvuga ngo urakora bon sens bisaba kuba ufite amakuru niyo mpamvu inkuru babonye ko nyikora nta kibazo kibaho inzego zikambaza ati none se abwira turabona ntaribi nabo bakabibona mu binyamakuru niko bigenda ubundi ni ukuvuga ngo urumva twari twinjiye mu isare y'iburanisha kuri uwo munsi yego urumva ko abanyamategeko bazabura icyo basubiza nkubwire ko Miss Elisa nawe afite urubanza mu kwa 5 k'uyu mwaka. Miss Elisa Iradukunda Elisa umugore we afite urubanza mu kwa 5 k'uyu mwaka kuko urubanza cyagiye afungurwa by'agateganyo urubanza rwe mu mizi barushize muri 2025 uyu mwaka narwo hari urubanza rwa Iradukunda Elisa uri ku rubanza yafunzwemo agafunguro ahamizwa ashinzwe kwica iperereza no gukora inyandiko mpimbano agamije kwica iperereza. Burya bamurekuye by'agateganyo nyuma yuko abaye gutakambira umubyeyi wacu First Lady baranaburana baramurekura kuko mama wa yarize akatakira umubyeyi yagira impuhwe burya umubyeyi yahora yumva abana be ariko ntago urubanza rwarangiye. Elisa nawe rwashizwe mu mizi uyu mwaka mu kwa 5 ubu nawe afite urubanza ubwo ugiye kuvuga ibyo kubyara bakubaza niba ubyariye hano ari cyo byakwangiza cyangwa ubyaye ntutaye rega kiba kiburanwa nuko utatakinguranye igihano ntago bari kuburana ibyo kubyara ubwo urumva ibyo n'urundi rubanza waregera kuko hari urubanza rubaho ukaregeramo urundi cyarukazanamo ibintu byinshi ariko mu kuburana icyaba kiri kuburanwa no gutoro ingingo yitwa gutoro ku butabera yatumye igihugu cyo mandadare icyo nicyo kizaba kiri kuburanwa uciye kumo kubyara ibyongemo ibyo kubyara bizaba ari ibindi ariko hazaba ari kuburanwa ikintu twa gutoroka azagaragaza ubwo abanyamategeko bazagaragaza ko ataturutse ubushinjacyaha bwa Repubulika y'u Rwanda buzamwereka impamvu yaturutse kuko urumva byose birahari. Hanyuma rero iyo hano baravuga ngo iyo waturutse bihamijwe n'urukiko ko yaturutse gereza ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 yakata imyaka 5 naburana neza bakamuhitatiza bari 8 nibaburana nabi kabitaniza bari 10 amategeko nuko ateganya igihano gito n'imyaka 3 igihano kinini n'imyaka 5 naho ngaho ariko bivuge ngo Preskid ashobora kwisanga akata imyaka 10 mu gihe abanyamategeko bakaza ibintu kubera kuko waburanye nanone ni ku mucamanza afata umwanzuro bite nibyo uburyo witwaye mu kuburana nyine ariko nanone hanyuma Elisa we
we reka tuyeza azabona mu kwa gatanu aramutse atabonetse ngo aburane byagenda bitewe urukiko rukora inyandiko cyangwa icyemezo kimenyesha ko umuburanyi witwa Gukira Dukunze Elisa yatorotse ubutabera urubanza rugomba kuba adahari niko amategeko ateganya. Yego urubanza ruzaba adahari n'ubundi. Urubanza iyo rubaye adahari agatsindwa cyane icyo gihe ngira ngo iyo babuze umunyamategeko yo bamushyiriraho undi babandi babavoka ba leta. Yatsinzwe bigenda biterera akatirwa adahari. Arakatirwa adahari nyine. Wagatangira agahita aba yamfungwa yatorotse ubutabera nayo. Eso si byoroshye. Buretse pundi. Oya bino bintu biragoye man. Nago bivuge ngo nka Elisa aramutataje mu Rwanda kuburana. Ashobora kwisanga nawe akatiwe n'umugabo wakatiwe. Yego. Kuko urukiko rushira rumanika icyemezo kuri ya miryango n'amadirishya ko umuburanyi n'uyu yatorotse ubutabera mu gihe cy'iminsi 30 urubanza rugomba kuba itariki bashizeho rukaba akaburanishwa adahari agakatirwa nyine kubera ko amategeko arabiteganya birahari ntabwo ari kuvuga ngo niko bizagenda nyine ubwo niko byagenda aramutse atabonetse. Ayaya we nta ngingo yayimurengera yo kuba afite mu ruhinja afite kuko punditi none amategeko yita ku bumuntu. Nta tegeko rimurengera ryo kuba ari ufite umwana muto. None se yagiye amufite atamufite ariko yaje kumugira. Yaje kumugira. Yego. None se kugira umwana bivuga ko utaburana. Erigima gihe harimo abantu bafite abana. Ntabwo urajya gusura abantu bafunze. Ndabazi ariko nabababyariyeyo. Nahise nta bantu bafungwa basize abana. Itegeko ntago rireba ko wabyaye. Kubyara bishobora kukorohereza ariko nta itegeko riba rireba wowe Freddy. Ntago reba igukomokaho n'abazagukomokaho rireba wowe. Ntago rizi ko umwana hari. Sinibuka se hari umuntu wabonanaga ni Pastor Yongwe avuga ati ngewe umukecuru ninjye umureberera abana banje. Ntabwo yafunzwe se? Yarafunzwe ariko yahise. Nese umukecuru ntiyarahari. Akavundi abayute. Amategeko ntago agenda mu marangamutima yanyu. Numva hano hari icyemezo gihamagaza watorotse ubutabera mfite cyakozwe ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022 cyakure mu rukiko rwisumbuye rwa Ngoma. Twebwe umva ukuntu iyi dosiye bayikora. Twebwe ushyiraho amazina y'umucamanza mu rukiko rwisumbuye ubwo kubera ko yaraboneye mu rw'ibanze rwa Kicukiro azajya mu rwisumbuye rwa Nyarugenge. Twebwe agashyira amazina y'umucamanza urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge dufashijwe n'umwanditsi w'urukiko rwa Nyarugenge ashyira amazina. Yego. Tumaze kubona urubanza urubanza rwa rwiwe ruregwamo mwene ufite irangamuntu na telefone bakayishyiraho yavutse ibi n'ibi mu karere kanaka n'umurenge byose bikagirwaho akabaregwa n'ubushinjacyaha icyaha bakagishyiraho. Giteganywa kandi kigahanwa n'ingingo bazayishyiraho uribuka ko bari n'ibyaha bibiri yarakurikiranyweho. Tumaze kubona yararegewe urukiko yaramaze gutoroka ubutabera nk'uko ubushinjacyaha bigaragaza dushingiye ku ngingo ya 160 n'162 z'itegeko 027/2019 ryo kwa 19 z'ukwezi kwa 9 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'ishinjabyaha twemeje ko amazina y'uyu yitaba urukiko rwisumbuye urunuru mu gihe cy'iminsi 30 uhereye uyu munsi icyemezo gifatiweho atakwitaba hakemezwa ko yasuzuguye amategeko akazaburanishwa adahari tariki niba akayishyiraho isaha bakayishyiraho. Twemeje ko iki cyemezo kimanikwa habugenewe ku rukiko ku madirishya n'inzugi bakabishyiraho no kuri website bakabishyiraho barasinya umucamanza mukuru w'urukiko asinya n'ubibanisha agasinya uko bigenda urubanza ruraba ugakatirwa. Navuga ngo sinzi niba ndi buvuge ngo Prince Kid n'umuryango we basenge cyangwa se ari uvuga ngo amategeko azakurikizwe. Harya ubwo umuntu yavuga iki pundi nuko amategeko bijyanye n'urubanza rwabo. Ubutabera bukora akazi kabwo none sikazo nshingano. Harya hano nta marangamutima yemerewe kuzamo. Umuntu yemerewe kuvuga ngo ndumva byagenda gutya. Wowe wabikora nta kibazo. Oya. Harya ntabwo uri umunyamakuru. Uragira ngo ncoke.
yego Pundi urabyemerewe sinzi nimba iyo ngingo wowe urabyemerewe urayinsobanuriye ndayumvishe ndumva n'abanyarwanda bayumvishe ariko wumvishe ibyo wamwabwiye ku cyumweru ko bitandukanye n'ibi ngibi niba nuko wenda we ari umunyamategeko ngira ngo twamwizera we nk'umunyamategeko kukurusha we nk'umunyamakuru yampaye neza umunyamategeko ntiyavuga neza wabihakanye urumva hari n'ikibazo gikunda kubaho ukaba ushobora kubaza umuntu ibintu atabiteguye atarabikurikiye atabizi bijya bibaho cyane kuko umuntu uzi ibintu by'amategeko arabanza akakwaka dosiye iyo atari dosiye yawe wayisobanura nayo mpamvu babashishikariza gusesengura dosiye zabo dosiye itari bisaba kumenya uko byagenze ukanamenya nimba koko ubushinjacyaha bwawe bwaratanze mandadare yo guta muri yombi Prince Kid ukanamenya ubundi se kugira ngo ubushinjacyaha bushyire mandadare bigenda gute kuko urumva guhita ufata umuntu ukamubaza ibintu kubera ko bibaye utabanje kumumwanya witeguye nabyo ushobora kumugusha mu mutego yego Pundi indi ngingo ngira ngo dukomozeho ni tunasoza ni ingingo ya Dani nanone n'umugore we Maureen Budandi ibi ngibi urabona birimo biraganahe mu mboni zawe Dani yateguje EP ya 11-2 umurongo uhamagara polisi ejo bundi berekanye inzu ye rwose baragenda baramusahura Pundi ibyari showbiz ntibyaba byatangiye kuzamo amakosa y'akazi ese umunyamakuru wakoze iriya nkuru we nta makosa yakoze nta bunyamwuga buke burimo uruhande ubisobanura ute birekeza ese biriya bizarangira bimaze imyaka 10 si 10 kuva 2016 ni imyaka 9 urumva se bizarangira urumva bizarangira ngira ngo byasaba iki ngo birangire urumva kujya mu rugo kurw'umuntu ku buryo kujyanye n'amategeko ibyakorewe mu rugo rwo kwa Dani none ntabwo byemewe n'amategeko bijyanye n'amategeko kubera ko umugore ntabwo yari afite icyo bita icyangombwa kirangiza rubanza ari kumwe n'umuhesha w'inkiko w'umwuga cyangwa utari umwuga umwemera kujya kugurisha ibintu byo kwa Dani none we ku giti cye biriya yakoze ntabwo amategeko abyemera mu bijyanye n'amategeko ntabyemera agomba kuba ari kumwe n'umuhesha w'inkiko w'umwuga cyangwa utari umwuga bakagenda ariko nanone bareba imitungo itimukanwa bakareba amakonti bakayafatira ntago nanone harimo kugurisha wenda dukoresha two mu nzu biriya ntago mu mategeko biba bibarwa cyane bareba ibintu bifatika biriya ntago amategeko abyemera ku wakoze ikiganiro kubera ntago ari umunyamakuru w'umwuga ari umunyamakuru w'umwuga byari kuba byaraciye ku kinyamakuru akorera na RMC hakaba kuganira n'uwo yakoreye iriya nkuru akaba yakora inkuru yivuguruza niko inzira z'ubunyamwuga ziteganya ku munyamakuru wakoze ikiganiro kiri unprofessional niko amategeko ateganya ariko biriya byabaye byitwa citizen journalism citizen journalist ni umuntu ukora itangazamakuru atarigeze agira amahugurwa ari professional mu itangazamakuru ahabwa akaba yifashisha imiyoboro yo gusakaza amakuru YouTube channel uyifate nk'uko twavuga WhatsApp, Facebook, Telegram, TikTok ni social media platform ushobora gukangwa no kuvuga ngo YouTube channel yarovatekinze mainstream media ariko ntaga amategeko yari yayishyira mu bitangazamakuru biracyafatwa nk'imiyoboro nk'imbuga gutanga ibitekerezo numero gutanga ibitekerezo biriya byumve nk'umunyarwanda usanzwe watanze amakuru kuko citizen journalism ni kuri yabikorwa umuntu atanga inkuru whether iri professional cyangwa iri professional noneho rubanda bagatanga ibitekerezo to make the public to get the public attention abantu bivuge ngo uriya munyamakuru yakoze inkuru na kuri muturage ubwo turamwambura titre y'ubunyamakuru ni umuturage uriya muturage yatangaje inkuru afite uburenganzira bwo gutangaza ibintu yakoze biriya nk'umuturage uriya n'umuturage watangaje ibyo atangaza kuko iyo impanuka ibereye hano ugafotora ugapostinga kuri Twitter
burya ubutangaje inkuru ariko ntabwo ubaye wifashe umunyamakuru. umuyoboro wa Twitter ariko ntabwo bikugira umunyamakuru. Yego. Muri side ya journalism uba witwa citizen journalism. Ariko muri ubwo ni umuturage wabasha gutanga amakuru. Kuko citizen journalism ntabwo igira umuntu uyigenzura. Nta muyoboro, nta muntu umwedita, nta mahame bigenderaho. Niba impanuka ibaye tuvuga ati hano habaye impanuka ugapostinga utanze amakuru. Cyangwa se nayo mpamvu iyo ubwo ndaza kubambura titire y'umunyamakuru, iyo umuturage ukora ku muyoboro runaka akoze ikosa bahana we badahana igitangazamakuru. Ni uba wakosheje burya. Muyoboro ntabwo uhanwa ku muyoboro ntabwo ukosa. Muyoboro ntabwo ukora icyaha. Ariko radio isibora dali ntangarijemo inkuru. Iriya ni professionalism. Radio yafungwa. Babanza bagahamagara radio mbere yo kukugeraho. Mbere yanjye. Ariko ngewe kuko izo nzego zinzi. Yego. Hari igihe nahamagarwa ariko ntago ari njye uherwaho. Haherwaho umuyobozi wa radio. Agahita avuga ati se yavuze iki. Niba atarimo yumva radar agahita ajya kuyumva. Atapupundita ngwino hano. Urumva inzira byanyuzemo. Radio rero bibaye tuma radio zage zifungwa. Ariko ntago cano zifungwa buriya. Kuko cano wafunga Twitter se ko wapostinze impanuka. Oya. Na ahantu ho kutanga. Keretse Twitter ubwayibonye wica guideline zayo. Bakakubloka. Ariko ubundi umuturage witwa Alphonse yemerewe kuza akajya ahantu akabomora. Noneho yabomoye. Inzego zishinzwe kureba abantu babomora. Ziragukurura zikagukwega zikakubwanga. Izo zivuga ati wangije umutekano. Wabomoye. Ariko ntabwo wafata Twitter ngo bayifunge. Bivuge ngo biriya ni nko gucuranga cyane ukabangamira abaturanyi. Ntago radio ntago ibyuma babifunga. Oya baragutwara. Kuko ibyuma byifashishijwe mu guteza umutekano cyangwa se guteza ituze rike muri rubanda. Yego. Abanyarwanda nabonye muri groupe tubamo y'abanyamakuru baba bidebata ndababwira ariko mwakabanje mukamenya nimba ibintu byakozwe n'umunyamakuru niba atari umunyamakuru mukabidebata nk'umunyarwanda usanzwe. Baravuga ngo none se YouTube channel ubwo se si umunyamakuru ndaboya naga ari umunyamakuru. Ni citizen journalist kandi yemewe gukora biriya bintu. Kubera ko ngiye mu gitabo cya Nuru cyo muri 2017 gisobanura nahise mbona munapininga amategeko y'abanyamakuru. Yego ninjye wabishizemo kugira bajye bihugura kuko abantu ntago bagishaka gusobanura ibintu basobanurirwa. Barakubwira ngo citizen journalism ni concept that refers to the journalistic activities of common people such as citizens themselves to report issues and raise their voices on matters that affect them. N'abantu bakora ibintu by'amakuru bakabisakaza mu gibazo bibabangamiye. Ariko ni nomo cya common people. Common people ni umuntu usanzwe. Ni ibintu bihuriweho na rusange. Ni umuntu usanzwe. Hanyuma bakakubwira ngo mu gitabo cya Alvarado cya 2018 asobanura citizen journalism nka kind of journalistic activity performed by ordinary people. Ni itangazamakuru n'abantu basanzwe. Ordinary people umuntu wese. Ubwo Alphonse arabyemerewe, Kalisa arabyemerewe. Ni ordinary without professional training. Ntago bisaba ko barabahuguye. Those ordinary citizens and professionals engaging in reporting na abantu baba badafite amahugurwa kandi bakora inkuru nyine kandi batangaza inkuru. Nese wa mugaro wamutegeka kuri gutangaza inkuru nka nuza ntaho yabyize. And disseminating in news bakanayasakaza and other information via digital and social media platforms bifashisha imbuga nkoranyambaga. Niko aba citizen journalists bakora ku isi hose. Noneho ubwo aba citizen journalists turababara nkaba nkuko wenda Aisha Speed yagenda agakora inkuru ntago bavuga ngo umunyamakuru. Oya. So bishatse kuvuga ngo rero tugiye mu mategeko ubwo tutatunyura mu mategeko. Biriya ni violation domicile. Ni violation. No ukwangiza ubuzima bwite bwa muntu. Ubwo niyihe ngingo biba byarangije rero. No kuvuga ngo biriya biteganywa n'ingingo y'129 ni 155 z'itegeko nimero 068/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 wa 18 teganya itegeko rigenga ibyaha n'ibihano muri rusange. Kwinjirira umuntu biriya byo uwo wabyaranye yakoze wabyita ubusabuzi cyangwa ubujura. Nibyo bintu amategeko arabiteganya cyane rwose ibyo nta ariko nanone
ni ingingo zirahari, amategeko arabiteganya, nta kindi rwose pe. Ariko by the way n'umuvugizi yabivuzeho, yabivuzeho cyane, kuko hano wumva ukuntu yavuze birahura n'ibi. ngo nihaye karibu. Arongera amubaza ati se uzi ko ari ibyaha? Ati ndabizi. Aho rero mu rwego rw'ubugenzacyaha harimo icyaha, ariko biriya bya violation de domicile ni ibyaha bikurikiranwa ari uko uwabikorewe areze. Biriya wabikorewe atarize ntabwo uri bigenza icyo cyaha. Ubwo muri make kuko kiriya cyaha ntabwo cyakorewe rubanda, cyakorewe umuntu, kandi gikorwa n'undi muntu mugenzi we. Ni nko kuvuga ngo Dani niwe wenyine wo kurega ati narinjiriwe cyangwa se narabangamiwe, bitari ibyo nta kindi cyaha birimo. Nyine urumva uwagikorewe yatareze ntabwo iri bijyamo. Urumva rero ibyaha byakozwemo ntekereza ko wabyumisha, ariko byakozwe na ordinary people nyine. Yego, n'abantu basanzwe kabisa. Ari umunyamakuru byangira inzira bicamo nyine. Ari umunyamakuru RMC yaba yabigiyemo ntago cya kigano cyari kugeza amasaha 2 bataramuhamagara cyangwa bataramagara nyiri YouTube ngo aza n'uwo munyamakuru nyine yaje kwitaba. Niko inzira zigenda, kuko hari inkuru nakoze ndayipostinga RMC tumbwira ni nyisibe. Habayo kuyivuguruza, yari inkuru umugabo yatanze amakuru mu kanya arayavuguruza. Bahise bamaganda ndayisiba nyine. Isibo Radar ni ikiganiro akora kuva saa 11 kugeza saa 3 saa 2 za nimugoroba, ariko nanone n'umwanditsi mwiza, umwe mwanditsi beza ngewe nahuye nabo muri uru ruganda rw'imyidagaduro, nibyo arabikwiriye, nayo mpamvu yitwa Pundit wakoze cyane kutuganiriza. Asante sana. Ubwo no kuvanga imiziki ubwo bafite amahoteli n'ubari bampakazi narabitangiye. Naho nyigi ukora n'ama club online, ama mix. Ni DJ Pundit YouTube channel yanjye hariho mix, nkora mix nka za prodinga. Ariko hari n'ama content mashya nshaka kugira ngo no kuvanga imiziki, kuko ibikoresho narabibonye narabizanye. Muri mix mu rugo. Narabyize nize ku DJ nyine, ngiye ibintu nkora mba naragejeje kubyiga kugira ngo ntazaba umuntu uraho sanzwe, utazaba ordinary people. Birafasha cyane. Numva ari ibyo na social media nayo ndayacuruza, ibintu by'abasub n'amavis n'abafollowers n'amachannel bangana. Instagram yanjye ni DJ Pundit, hariho nimero zanjye za WhatsApp. Hanyuma twikorera imyidagaduro ishingiye ku mategeko, ibitari by'amategeko, ubwo nyine nta kundi. Wakoze cyane. Ngewe nari Freddy Musoni, munsange ku mbuga nkoranyambaga zose ni Freddy Musoni, ubundi tubane buri munsi kuri The Choice Live. Ariko nanone ujye ukurikira ikiganiro cya The Choice Live, ndavuga kuwa 2, kuwa 4, kuwa 5 saa 11 kugeza saa 1, ariko nanone saa 3 z'ijoro ku cyumweru kugeza saa 6 tuba turi muri Sunday Choice Live. The Choice Live.